byiza wakoze subscribe kuri OTV show naho turakora subscribe ikindi cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tugiye twauploading byacu bya buri munsi. Mu by'ukuri rero ndagarutse nawe wa muhungu wanyu this is OTV show. Ndagarutse nanone making sure ko wakoze subscribe maze hanyuma ujye ubona ibiganiro byacu tugiye twauploading. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ku musitari wacu wamamaye muri industry y'umuziki ari wagiye utanga n'ibyishimo birenze ku banyarwanda. Uwo nguwo ninde wakibaza ngo ninde? Humble Jizzo niwe nifuje ko tuganira uyu munsi kubera ko uyu munsi yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Ejo nibwo yageze ku kibuga cy'indege i Kanombe, yakiriwe n'abakobwa benshi cyane bari bafite indabo nyinshi, abakobwa beza b'uburanga. Hanyuma ajya atangaza ku muziki. Abanyamakuru rero bamubajije ku by'indirimbo aherutse gushyira hanze, avuga yuko indirimbo aherutse gushyira hanze yamuteye kwibuka umuziki cyangwa se kongera kwibuka ibihe byashize, dore ko bahoze ari itsinda ryahoze ribarizwamo Nizzo, Humble Jizzo na Safi Madiba. Safi Madiba rero yaje kwiyomora ku itsinda Urban Boys, aza kwerekeza hariya muri Canada aho yakomeje gukora ibikorwa bye bya muzika, dore ko atigeze ahagarika umuziki. Hanyuma Nizzo Humble Jizzo aza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usibye ko muri ino minsi ariko barizwa muri Kenya, Nairobi, niho ari gukomereza ibikorwa byiwe. Mu minsi yashize rero yashyize indirimbo hanze, indirimbo yakunzwe cyane, yongera kwibutsa abasitari ko bagomba gukora kandi atanga n'ibyishimo ku bakunzi bahoze bakunda Urban Boys. Nuko rero Nizzo nawe ari hano i Kigali, ari kubarizwa mu bindi bigiye itandukanye bya buri munsi, aho tudakunze kumubona mu itangazamakuru. Mu by'ukuri rero Humble Jizzo yavuze yuko indirimbo yashyize hanze yamwibukije ibihe byashize, yongera gutuma akunda umuziki kurenza uko yawukunze. Avuga ko umuziki yawuboneyemo byinshi, avuga ko yawuboneyemo amahoro, avuga ko yawuboneyemo amafaranga. Anavuga yuko indirimbo bagiye bakora zigiye zitandukanye arizo zatumye yitwa Humble Jizzo. Mu by'ukuri rero Humble Jizzo wakibaza ngo yaje mu Rwanda gukora iki? Humble Jizzo yatumiwe mu gitaramo cya Bab Experience kizaba ku itariki 30 z'ukwa gatatu 2024, kizabera muri Kigali, aho kizaba kitabiramo n'abahanzi benshi bagiye batandukanye, bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bya East Africa, i Burundi, muri Kenya, Uganda, mu Rwanda. Mu by'ukuri rero Bab Experience ni igitaramo kizaba kirimo ibyamamare bigiye bitandukanye, dore ko n'ibiciro babimanuye kugira ngo utabasha kubona ibiciro amafaranga menshi cyane abashe kubona amafaranga makeya. Ibiciro baramimanuye ntabwo batageze pe. Ndakwingiza kugira ngo ntuzabure mwakira gitaramo kugira ngo dushyigikire mukuru wacu kugira ngo akomeze kwamamara, ikindi kandi akomeze kubona amubereho, kuko kira gitaramo igitaramo kizaba kimwibutsa imyaka 12 amaze muri muzika. Hari byinshi yagezeho, yagiye ahura na struggle, ibibazo bigiye bitandukanye, dore ko umuziki ubugoye cyane kumara mu myaka 12 bitabyoroshye. Gusa ndakwingiza kugira ngo ntuzabure mwakira gitaramo. Nongera kwibutsa abantu badukurikiye, making sure ko wakoze subscribe. Iyi ngiyi niyo support yawe nyene nkeneye. Ikindi usharinga ibiganiro byacu, ujye no muri comment wandike tubwire muri video zacu tugomba guhindura mwiki. Mu by'ukuri tutabafite ntaho twaba tujya, kuko natwe mutadufite tuba tubahereza ibiganiro bigiye bitangaje cyangwa se bigiye bisekeje n'inkuru zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri rero support yawe nkeneye ni gukora subscribe, hanyuma my friend ubuzima bugakomeza, kubera ko ni wowe mfite, ni njyewe ufite, kubera ko nushyigikira nanjye bizantera ishema, cyangwa se nanjye nshobora kuzagushyigikira ahandi tuzahurira hatari hano ku murongo wa YouTube. Mu by'ukuri rero mureke dushyigikire Bab Experience ku itariki 30, don't miss, kuko kira gitaramo kizakirimo ibyishimo, bazaturirimbira. Yavuze yuko azatanga ibyishimo ku bafana cyangwa se ku bantu basanzwe bamuzi kuri ku izina rya Platini. Mu by'ukuri rero Platini nawe yifuje kuba yatumira umugenzi we ariko uwo bita TMC ko afite akazi kenshi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ariho yagiye kwiga. Ariko TMC aza kuvuga ko adashobora kuboneka, ariko yifuriza Bab Platini wahoze ari umuvandimwe mu itsinda rya Dream Boys, amubwira yuko Dream Boys cyangwa se Indatwa, avuga yuko atazaboneka, ariko ko batazaboneka ntabwo bizatuma adakurikira igitaramo. Mu by'ukuri rero reka dufashe umuvandimwe, hanyuma umekinga ko wakoze subscribe. Mu by'ukuri niyo support yawe, kuko ni wowe mfite,
niwe ngewe ufite, none ubu ngubu ushobora kutamfasha tukazahura mu bindi, cyangwa se njyewe ukamfasha tugahurira mu bindi. Kari agaciro rero, ndabakunda. This is Nyayo TV show.